Muri iki gihe urabyuka ugasanga iduka waruzi rifite ibicuruzwa byinshi ryafunze imiryango, ugasanga business waruzi ikomeye yafunze imiryango, ugasanga supermarket waruzi ikomeye yafunze imiryango. Abantu benshi bakavuga ngo banki yamutereje cyamunara, abandi bakavuga ngo ni ukubera imisoro, abandi bakavuga ngo yarahombye, abandi bakavuga ibintu bitandukanye. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bitanu bituma umuntu ahomba agafunga imiryango agataha burundu. Jean Marie Vianney, iyi ni Bivia Empire. Nguhaye ikaze, now let's go. Ngiye kukubwira ibintu bitanu rero bihombya umuntu wari ufite business ikomeye, umuntu wari ufite shop ikomeye, umuntu wari ufite supermarket ikomeye. Ngiye kukubwira ibintu bitanu bihombya uwo muntu akaba yataha, akaba yafunga imiryango mu gihe adakurikije inama ngiye kukubwira. Mbere yuko nkubwira ibyo bintu bitanu ariko reka mbanze nkubwire step esheshatu cyangwa stage esheshatu za business cyangwa se za project. Ubusanzwe umushinga wose cyangwa se business yari yo yose usanga umuntu abazi yuko umuhaye amafaranga yatangira business ikaraninga kuko abona mugenzi we yayitangiye ikaraninga. Ariko kugira ngo ukore business iraninge, ifate urugero rwo kunguka, ifate urugero rwo kugeza kuri financial freedom, nuko babanje kubahiriza stage cyangwa se ibice bitanu, nuko babanje kubinyuramo. Ibyo bice bitanu bitandatu nibyo ngiye kubanza kukubwira. Igice cya mbere yuko umuntu atangira umushinga cyangwa se atangira project cyangwa se atangira business, nuko abanza kugira igitekerezo. Iyo ni stage ya mbere, iyo bita idea stage cyangwa se initiation stage. Ni hahandi uba ufite ibitekerezo byinshi bitandukanye by'icyo wakora, bya projet wakora, bya business wakora, by'ikintu icyo ari cyo cyose wakora. Ni ukuvuga mu mibereho ya muntu ahora afite ibintu byinshi mu mutwe, akavuga se ncuruza inkweto, ncuruza imyenda, ncuruza iki. Iyo ni stage ya mbere, hahandi haza igitekerezo, haba haje ibitekerezo byinshi, warangiza ugasikaninga, ugaselekisiona, warangiza ugakuramo igitekerezo kimwe cy'ingenzi, hanyuma ukareba ni igiki uwo mushinga wawe, ni igiki iyo business yawe ije gukemura muri society. Niba ari business ari yo gucuruza inkweto, ije gukemura ikibazo cy'abantu bagenda bambaye inkweto zishaje cyangwa se bambaye inkweto zitagezweho. Niba ari business yo gucuruza ibiribwa, uje gukemura ikibazo cy'abantu bakenera guhaha ibiryo bitandukanye. So iyo ni stage ya mbere rero yo kuvuka kw'igitekerezo. Hanyuma ni ukuvuka kw'ibitekerezo, warangiza ugahitamo igitekerezo kimwe, hanyuma ugashaka ikibazo iyo business yawe cyangwa se iyo projet yawe ije gukemura ni iki. Stage ya kabiri rero ni ugukora. Iyo wamaze gufata igitekerezo cyangwa se wamaze guhitamo business ugiye gukora, ni ugukora plan, ni ugukora planning. Ni ukuvuga ubugeze kuri stage ya kabiri yo gukora planning cyangwa se yo gutangira gukora plan y'ukuntu business yawe uzayikora. Aha muri planning stage rero ukora iki? Ni ugushyiraho business plan cyangwa se project plan, hanyuma ukareba ingengo y'imari, ugakora ingengo y'imari, nzarangura ibi n'ibi, transport zaba iyi ngiyi, abakozi bazaba ngaba, hanyuma ukareba total cost cyangwa se igiteranyo cyose bizagusaba, warangiza nyine ukora budget y'ibintu byose uzakenera. So iyi planning stage rero ni stage ikomeye cyane, kubera yuko ni naho uvuga ngo ese ubushobozi buzava he. Swat gushaka abaterankunga nka banki, gushaka kuko banki iguha inguzanyo aba ari umuterankunga wawe. Hanyuma icya kabiri ushobora kuba warizigamiye, icya gatatu ishobora kuba ari business yindi idasaba igishoro. So aho ngaho rero kuri stage ya planning rero niho ushyira ku murongo ibintu byose uzakenera, naho amafaranga uzaranguza cyangwa se uzatangiza umushinga azaba. Stage ya gatatu ni execution cyangwa se implementation plan cyangwa se implementation stage. Ni ukuvuga ni cya gice ugeramo rero wamaze
guhitamo business uzakora, wamaze kubona total cost icyo bizagusaba, wamaze gukora budget no kubona aho amafaranga azava, noneho utangiye gukora execution, gushyira mu bikorwa business yawe cyangwa se project yawe. So ahangaha rero iyi stage ya execution ni stage ikomeye cyane, ni ugutangira gushyira mu bikorwa ibyo wamaze gutegura, kugura ibikoresho, hanyuma wamara kugura ibikoresho kwa kundi kose wabiteguye ugakora wakoze plan neza, ugatangira gutanga serivisi cyangwa se gutangira gucuruza cyangwa se gutangira kugurisha ibyo wamaze guhaha. So hanyuma icyo gihe ubu unafite team igufasha kuorganiza, igufasha gukora neza umushinga wawe cyangwa se business yawe. Hari abo urangurira, hari ababikugezaho, hari abaguha raw materials cyangwa se ibikoresho by'ibanze. Ahangaha rero muri execution plan cyangwa se implementation plan ni stage ikomeye cyane, kubera yuko ahangaha nibwo umenya niba ushobora guhomba cyangwa se udashobora guhomba. So stage ya kane rero, umuntu ukora umushinga cyangwa se business plan, business ushaka gutangira business agomba kugeraho, ni stage ya growth cyangwa se expansion stage, kwaguka kwa business. Ni ukuvuga iyo watangiye gushyira mu bikorwa rero, ahangaha kuri stage ya kane ya growth of business, ni hahandi business ikura igafata isoko rinini, umaze kwagura imbibi, umaze kwiharira abakiriya, umaze kujya winjiza amafaranga menshi, umaze kwagura ibikorwa byawe, umaze gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se gukoresha aba IT, abatekinisiye, hahandi ushaka amasoko n'abakiriya benshi cyane. Iyi stage rero ya growth cyangwa se expansion stage, ahangaha tukiva kuri stage ya implementation ukagera kuri stage ya growth, hagati ya stage ya implementation na growth, gushyira mu bikorwa no gukura kwa business, niho hazamo kuva mu ruhombero, hazamo break even point. Hahandi uvuga ngo ibyo winjiza n'ibyo usohora birangana, nta gihombo ufite, ahubwo utangiye kunguka. Ahangaha niho haza break even point, hahandi uvuga ngo na breaking even point, ndenze uruhombero. So mubwire ngo iyi stage ya implementation na stage ya growth niho harimo nyine break even point, hahandi ushobora kuvuga ngo wahombye ugiye gutaha cyangwa se wamaze kuva kaminga igihombo. So izi ni stage ebyiri zikomeye rero iyo uri gukora business ugomba kwitondera. So stage ya gatanu ikomeye rero ni maturity stage. My friend, ndakubwiye ngo gukora business ntabwo ari uko ufite amafaranga, ahubwo izi stage uko ari esheshatu ugomba kuzinyuramo. Maturity stage rero business bigeze hehe? Business bimaze gukomera, imaze kwaguka, imaze kwagura imipaka, isoko riba ryarabaye rinini cyane ariko ritakiri kwiyongera. Ubu ufite isoko rinini ariko ritakiri kwiyongera, hano witonde. Hano rero hakorwa iki? Icyo ugomba gukora ni ugutangira gukora za marketing no kwirinda aba competitors. Ahangaha kandi ubu ugomba gutangira gutekereza uburyo niba winjizaga miliyoni 5 mu kwezi, zikaba zitakiri kwiyongera ngo winjize 6, zikaguma aho ngaho ukinjiza miliyoni 5 buri gihe. Aha kuri maturity stage, aha niho hahandi umuntu ukora business agomba gukora attention. Ni hahandi ugomba kuvuga ngo ngomba gushiftinga muri iyi business ngakora iyindi, ngomba gufata amafaranga nizigamye, ngomba gufata asset zanjye mfite maze kugeraho, asigaye ngakora ibindi. Ahangaha ubona utangiye kugera ahangaha, uba ugomba kwaguka mu bitekerezo kugira ngo urebe indi business wakora. Kuko niba isoko ritakiri rinini ahubwo aba competitors biyongereye,
bari kubona ko wakuyemo amafaranga none nabo bakaba baje, my friend, hano uba ugiye gushya, uba ugeze kuri stage noneho ya declining cyangwa se exit stage. Iyi stage rero ni hahandi umusaruro utangira kugabanuka aho gukura, hahandi amafaranga niba yinjizaga miliyoni 5 ku munsi utangiza kwinjiza miliyoni 4, 3, 2, miliyoni 1,500,000. Ahangaha iyo utabaye maso rero ngo ukure mwaka we karenge hakiri kare ukiri kuri maturity stage ngo ube wamaze kumenya ibintu uzakora, my friend, urafunga nayo wakoreye yose urayahomba. Hano rero aba kuri declining cyangwa se exit stage, abakiriya bagenda bacika intege, bacika ku isoko rikabiha, amafaranga kabura. Ahangaha ikintu ugomba gukora ni uguhindura uburyo bwo gukora, ukazana innovation itandukanye niyo abacompetitors bawe cyangwa se abakora ibisa nk'ibyawe bari gukora. Ahangaha uba ugomba kugira iki? Gukora innovation. Ahangaha kandi projet ni hahandi bishobora gufungwa niba utagendeye kuri technology ngo ukore innovation, uzana udushya cyangwa se ushifting ujye gukora indi business. So izi stage rero kugira ngo nizo umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abone gukora business. Hanyuma rero ngiye kukubwira ibintu 5 bihombya business tugendeye kuri demande na supply, demand and supply cyangwa se demande na offre. Ni ukuvuga ngo turagendera kuri demand, supply na price. Ni ibintu 3 abeconomiste mwegereye hino, ariko nawe niba utari mu economiste nje kubigusobanurira. Ibintu 5 rero umuntu ashobora guhomberamo bituma umuntu ahomba agakinga imiryango ni ibi. Icyambere duhere kuri demande cyangwa se ku baguzi. Ni ukuvuga ngo abakiriya bashobora kugabanuka cyangwa se abakiriya bashobora kugabanya ibyo baguraga kubera impinduka mu bukungu. Niba nta mafaranga ariho akaba umuntu yaramenyereye kugura igice cy'umuceri cy'umuceri uyu munsi aragura ibiro 2, ejo agura ikiro kimwe, urumva ko abahaha baragabanuka kubera impinduka z'ubukungu cyangwa se kubera ko igiciro kiri hejuru kandi abantu badafite amafaranga. So aha ni kuri demande. Ni ukuvuga ngo rero cyangwa ibindi bicuruzwa bifite ireme byiza kurushaho bikaba byatuma wowe udacuruza, abaguzi bawe bakagabanuka. So ikindi cya kabiri ni ikibazo cyo kudahaza abaguzi. Hari igihe umuntu acuruza ugasanga amaze kugira abaguzi benshi cyane, amaze kugira abakiriya benshi, ariko nta gifite ibyo bakeneye byose. Icyo gihe rero abakiriya bakuvayo baje kabiri babura ibyo bakeneye, bajya hahandi barabibona. Icyo gihe iyo ni ingaruka ishobora gutuma ufunga imiryango. Icyo ni ikintu gishobora gutuma uhomba niba ufite abakiriya benshi ukaba amafaranga yarakoresheje mu bindi bintu bitandukanye bitashyigikira business, abakiriya bakaza kugura ibyo basanzwe bamenyereye bakabibura, baragucikaho, icyo gihe uzafunga. So wibuke ko target y'umucuruzi ari ukumakinga profit, ari ukugira inyungu. Niba abakiriya bagiye rero ya nyungu ntuzayibona, ahubwo uzafunga imiryango, uzahomba. Ikindi cya gatatu gishobora gutuma umuntu afunga imiryango ni uguhangana kwinshi ku isoko cyangwa se over competition. Ni ukuvuga ngo iyo ku isoko abantu bacuruza ibintu bimwe ari benshi, wajya hano ugasanga bacuruza ibishyimbo, wagera hirya ugasanga bacuruza ibishyimbo, wajya kwa Ndayisenga ugasanga bacuruza ibishyimbo, wajya kwa Inyasi ugasanga bacuruza ibishyimbo. So icyo gihe niba mucuruza ibintu bimwe, uko byagenda kose nudakura mwaka we karenge, niba muri benshi ushobora guhomba, cyangwa se niba udashatse uburyo wimura ibirindiro ngo ujye kureba ahandi badacuruza nk'ibyo ucuruza. So abantu iyo bacuruza ibintu bimwe akenshi bahurira ku mukiriya umwe, hazamo iyo hatabayemo guhomba bafunga imiryango, muri make barahomba benshi. So niba ubona rero ko hariho over competition,
iyo isoko ryuzuye abacuruzi batanga ibicuruzwa bisa n'ibyawe cyangwa se bafite ibiciro bitoya, bizinesi yawe ishobora kugenda buhoro cyangwa se igahomba. Aho ngaho ugomba kumenya icyo gukora. Ikindi kintu cya kane gihombya abantu ni igihe igiciro cy'ibicuruzwa ku isoko kiri hejuru, ni ukuvuga high supply cost of raw materials. Ni ukuvuga ngo niba ifarini ikora imigati yahenze bitewe n'uko amafaranga yatakaje agaciro, bitewe n'uko esansi yazamutse, ni ukuvuga ngo umugati nawo urahenda. Niba wakoraga umugati ufite garama 500, uratangiye ukora umugati ufite garama 200. Kandi wibuke ko umuntu waryaga garama 500 we ntiyahindutse muri consumption ye, ahubwo consumption yiyongereye. So bivuze ngo rero niba ibintu by'ibanze byahenze ukagomeza kurangura, ejo abakiriya bawe baragabanuka, baragenda kubera ko nta bushobozi bafite bwo kwafodinga ibiciro biri hejuru. So icyo ni ikintu nacyo rero iyo utabirebye neza gishobora gutuma umuntu afunga imiryango. So bivuze ngo niba uri ku isoko, niba uri gukora business, ugomba guhora uri maso, ukajongera cyangwa se ugahora wiyadabuta kuri environment cyangwa se kuri changes izo arizo zose zibayeho. So ikindi icya gatanu gishobora gutuma umuntu afunga imiryango ni impinduka mu byo abakiriya bifuza. Ni ukuvuga ngo shift in consumer preference. So ni ukuvuga ngo abakiriya bashobora guhindura ibyo bajyaga bagura cyangwa se ibyo bajyaga baguhahira bakajya kugura ibindi. So niba yaguraga umuceri ukaba wahenze, ashobora kugura amakaroni kubera ko amakaroni ni kimwe n'umuceri. So bashobora rero no guhitamo kujya kugura ibindi bijya kugirana isano n'ibyo ngibyo cyangwa se bikunzwe kurushaho. So icyo gihe rero iyo habayeho impinduka, abaguzi bashobora guhindura ibyo bakeneye cyangwa se bakunda. Kandi niba business idakora impinduka vuba, ishobora gufunga imiryango cyangwa se igahomba burundu. Ibyo ni ibintu bitanu rero ugomba kumenya bihombya abantu bagafunga imiryango. Naho ibindi mwajya muvuga ngo ni government rules, ngo na amataxe, ngo ni banki zateje cyamunara. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo menya ngo ni ibintu bitanu. Iyo demand yagabanutse cyangwa se abaguzi bagabanutse, wafunga imiryango. So iyo ufite ikibazo cyo kudahaza abakiriya cyane cyangwa se abaguzi bawe, urashobora gufunga imiryango. Iyo ukorera ahantu hari abantu benshi bakora nk'ibyawe, ushobora gufunga imiryango. Iyo ibicuruzwa by'ibikoresho by'ibanze dukuramo ibyo ducuruza byahenze, icyo gihe ushobora gufunga imiryango. Hanyuma iyo habayeho impinduka ku byo abakiriya bifuza, bashiftinze bakareka gukonsuma ibyo bari basanzwe bakonsuminga cyangwa se bagura, icyo gihe naho ushobora gufunga imiryango. Ni byiza rero yuko ugomba kugira impungenge, ugahora ugendana n'igihe, ukamenya ibyo ugomba gukora uyu munsi n'ibyo utagomba gukora. So ni ukuvuga ngo kuri domande, iyo igiciro cyiyongereye abantu bagabanya ibyo baguraga, hanyuma igiciro cyagabanutse abantu bongera ibyo baguraga. So ni ukuvuga ngo abantu barahaha cyane. So bivuze ngo impinduka ibaho igira ingaruka ku baguzi. Ni ukuvuga ngo igiciro kigira ingaruka ku myitwarire y'abaguzi. Iyo kiri hejuru ntabwo bagura, iyo kiri hasi baragura cyane. So inama rero y'ingenzi ugomba kugira wowe cyangwa kumenya wowe umuntu ukora business cyangwa ushaka gutangira business, nuko ugomba gushyiraho igiciro kiringaniye kidatuma abakiriya baguhunga. Inama ya kabiri, kongera umubare w'ibyo ucuruza. Inama ya gatatu, gukoresha promotion, marketing no gusensibiliza cyangwa se kumenyekanisha ibicuruzwa byawe. Izo nizo nama eshatu ukeneye. Hanyuma ku bijyanye na supply, iyo igiciro kiyongereye abacuruzi bongera ibyo bazana ku isoko. Ni ukuvuga ngo iyo ku isoko hari amafaranga menshi,
ukaba ucuruza, ugomba kongera ibyo ucuruza ubona ko abakiriya bafite amafaranga ari benshi, ubona ko ibintu biri gukenerwa cyane, ugomba kubyongera. So iyo utabyongereye rero icyo gihe urahomba. So ni ukuvuga ngo igiciro hano kuri supply cyangwa se ku baguzi, igiciro kigira impinduka ku myitwarire y'abatanga ibicuruzwa. Inama rero ugomba kugira cyangwa se icyo ugomba kumenya niba ukora business cyangwa ushaka gutangira business, nuko ugomba gucunga neza umusaruro mu bwikorezi mu gihe igiciro kiri hejuru. Inama ya kabiri, ugomba kugira ububiko stock, ukaba ufite ibintu bihagije no kwimanaginga neza kugira ngo udahomba igihe igiciro kiri hasi. Hanyuma ikindi cya gatatu, ugomba gukora market research cyangwa se no kumenyekanisha ibicuruzwa byawe hanyuma kugira ngo udahomba. So ibintu bishobora guhindura rero igiciro ku isoko ni ikihe, cyangwa se bishobora gutuma habaho ihindagurika ry'ibiciro ni igiki? Ikintu cya mbere ni inyungu z'abaguzi. Iyo abaguzi bafite income iri hejuru, bafite amafaranga menshi ku isoko, ibintu birahinduka, abaguzi n'abagurisha imyitwarire irahinduka. Ni ukuvuga ngo ikindi cya kabiri, ibyo abantu bakunda preference bishobora kugira ingaruka ku isoko. Icya gatatu ni ikoranabuhanga na tekinoloji. Muzi ko uko bucya nuko bwira tujya mu ikoranabuhanga, tugira tekinoloji zihambaye. Iyo tekinoloji rero nayo yaje ihindura ibintu byinshi ku isoko. Ikindi cya gatatu gishobora guhindura ibiciro ni politike cyangwa se amategeko n'amabwiriza bya guverinoma. So nizere ko umenye rero ibintu bitanu bishobora gutuma umuntu ahomba agafunga business. Nizere kumenye stage esheshatu umuntu ushaka gukora business kugira ngo ibe successful agomba kubahiriza. Nizere ko umenye inama ugomba kuba uzi mu gihe ukora business cyangwa se ushaka kuyikora ku bijyanye na demand and supply. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ibiganiro byo kuri BVI Empire nakagaruka. Niba iyi video igufashije, ukande like. Niba wari utarakora subscribe, ukande subscribe and ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Wakoze kubana natwe rero, udusigire igitekerezo cyangwa se inyunganizi muri comment section. Duhure muri video itaha. Ciao ciao. Mu rugendo rw'umwuga wawe ukeneye umufatanyabikorwa wizewe, uri umucuruzi cyangwa rwiyemezamirimo, gutsindira isoko bizahora ari inzozi igihe cyose utaramenya H Brothers Services. Kabuhariwe mu gufasha abapiganira amasoko gutegura inyandiko z'ipiganwa, tender document, ndetse we n'ibiciro by'ipiganwa, sourcing and preparation of competitive price mu buryo buzira amakemwa. Ukimara gutsindira isoko, H Brothers Services mu bunyamwuga n'ubunararibonye dusanganywe, tukuba hafi muri serivisi zose za tekinike zikenewe nka installation y'amazi n'amashanyarazi, networking, CCTV cameras ndetse na firefighting, kuko dufite abatekinisiye b'inzobere. Nibigarukiraho kuko tunagufasha kurangura ibyo ukenera byose, haba mu Rwanda, Dubai cyangwa mu Bushinwa. Nizwe tuguhuza n'abasupplier b'inyangamugayo bizewe kandi bafite ubunararibonye. H Brothers Services ntabwo ari kompanyi isanzwe gusa, ahubwo n'umufatanyabikorwa ugufasha kwagura imbibi z'ubucuruzi bwawe. Duha ikiganza uyu munsi, ntuzigire ubyicuza. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 74 95 28. Uretse ko wanadusanga mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri floor ya 2. H Brothers, together we can do it.